Muraho neza nshuti zacu bakunzi ba Rukundo Love Stories. Uyu munsi ndabaramukije kandi mbifurije umugisha ndetse n'umunezero. Nk'ibisanzwe turagarutse nanone muri bya biganiro byacu aho tuganira ku rukundo. Uyu munsi ndabateguriye ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane twahaye izina ryitwa urukundo ku mashuri. Twese twigeze kunyura mu nzira y'amashuri cyangwa se bamwe na bamwe turacyayirimo, kandi niho usanga akeshi urukundo rwinjira mu buzima bwacu bwa mbere. Ariko se urukundo ku mashuri aba ari amahirwe cyangwa se aba ari inzitizi? Reka tubiganireho. Urukundo ku mashuri rushobora kuba rwiza ndetse cyane, ariko ibi ngibi kugira ngo bishoboke ni muri cya gihe ufite umuntu ugufasha, ugutera imbaraga ndetse ugutega amatwi. Icyo gihe usanga usubiranye icyizere mu masomo yawe ndetse no mu buzima bwawe. Umukunzi nyakuri ashobora kukubwira ati rwose ugerageze wige neza kuko niyo nzira yawe yonyine izakugeza ku nzozi zawe. Iyo urukundo rutera imbere rukabafasha mu gufatanya, ruba isoko y'ibyishimo. Ariko nanone hari abandi usanga rubera umutwaro, bagatakaza umwanya w'amasomo, bagacika intege ndetse ugasanga barashyamiranye cyangwa se bagashyamirana, ugasanga hajemo ibintu by'amakimbirane, ndetse nyuma ugasanga baravuga bati iyo nza gushyira umutima wanjye mu kwiga mbere nari kuba ngeze kure. Ibi byose rero bitwereka ko mu rukundo cyangwa se urukundo ku mashuri rugira impande ebyiri, rushobora kuba kubaka cyangwa se rugasenya. Ariko noneho dore inama zagufasha wowe uri ku mashuri, wowe uvuga ati urukundo rwanjye narwitwaramo gute ku mashuri. Izi nizo nama tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Ariko mbere y'uko izi nama tuzivuga, reka mbanze nakire abantu bashyashya kuri iyi channel. Nibagiyeho gato ariko ndabyibutse, reka nakire abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero tuguhaye ikaze kuri iyi channel, rwose wumve unezerewe. Ariko nanone ntibagiye gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kitambutse angaha ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Ngewe mukunda kubana biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ku iyi channel, nitwa Rukundo. Reka turebere hamwe izi nama zagufasha wowe uri kwibaza uti se nabameze gute ku mashuri, ni gute nakitwara urukundo nkagira urukundo ufata cyangwa se n'amasomo nkagira uko nyafata. Inama ni izi ngizi ugiye kugendera cyangwa se wakurikiza ibintu byawe bikarusha kugenda bigenda neza. Nkurabuye rero cyangwa se nkubwije ukuri, ikintu cya mbere ukwiriye gukurikiza niba uzi neza yuko ushaka kuzagira ejo hazaza, niba wifuza kuzagira urukundo rwiza cyangwa se niba wifuza kuzagira ubuzima bwiza, ikintu cya mbere ukwiriye kwitaho muri iki gihe cyangwa se mu gihe waba ugeze ku ishuri, ukwiye kuba wagerageza gushyira imbaraga mu masomo. Amasomo akaba ariyo ushyira imbere kuko niyo nkingi y'ejo hawe hazaza. Icya kabiri ukwiriye kumenya cyangwa se ukwiriye kwitaho, menya gucungana n'igihe. Igihe cyo kwiga ni igihe cyo kwiga, ndetse n'igihe cyo kuganira n'umukunzi wawe ni igihe cyo kuganira n'umukunzi wawe. Kubw'izo mpamvu rero ntabwo ukwiriye kubivanga, ukwiriye kubivangura buri kimwe ukagihereza umwanya wacyo. Niba wifuza kuzacyura amanota meza cyangwa se niba wifuza kuzagira urukundo rwiza, iki kintu gikurikize kandi ugishyire mu bikorwa. Icya gatatu ukwiriye kumenya, umukunzi nyakuri ntabwo aguha akato ko gutsindwa, ahubwo akubwira ati dukomereze hamwe cyangwa se dufatikanyirize hamwe kuko turashoboye cyangwa se tuzashobora cyangwa se tuzabigeraho. Ariko ntabwo ari we ukwiriye kuba gufata iya mbere mu kumva yuko watsindwa amasomo. Icya kane, wirinde kujya mu rukundo kubera igitutu cy'abagenzi bawe cyangwa se kubera igitutu cy'umuntu uguhoza ku nkeke aguhatiriza kujya mu rukundo, aho gukwiriye kujya mu rukundo kubw'uko umutima wawe wumva yuko ubikwemereye cyangwa se umutima wawe wumva ko ubikeneye. Nshuti zacu, urukundo ku mashuri ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni uburyo bwo kwiga, gukunda ndetse no gukundwa. Ariko nanone byose bikwiriye gushingira ku ntego nyamukuru. Amasomo n'urukundo bikwiriye kugendera mu ntego imwe cyangwa se mu nzira imwe. Ariko nk'uko nabibabwiye hejuru, urukundo rw'ukuri ntabwo rubuza umuntu kwiga, ntabwo urukundo rw'ukuri rushobora kubuza umukunzi wawe kwiga, ahubwo ruguha imbaraga zo gutsinda. Uyu munsi twese turasabwa gukunda, ariko nanone tukibuka ko dufite inshingano yo kubaka ejo hazaza. Ikiganiro cyacu turagisoje. Murakoze kuduhereza umwanya kuri Rukundo Love Stories. Ariko se reka nkubaze iki kibazo, ese wowe ubibona gute? Ese urukundo ku ishuri rwaragufashije cyangwa rwakubujije kugera ku nzozi zawe? Tusigire igitekerezo cyawe hano munsi muri comment.
kandi nanone niba uri mushyashya kuri iyi channel reka nkwibutse gukanda subscribe niba utari wayikanze kugira ngo uzajye ubasha komeza tuzajye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha, ibiganiro bitwikije uburyo twakubaka urukundo rwacu, ndetse hanatambuka n'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko byose ishingiro ni ukubaka urukundo ndetse urukundo rw'ukuri. Mwakoze cyane mwe twabanye, Imana ibaho umugisha, ndabakunda, mbifurije kugira ibihe byiza byuzuyemo urukundo ndetse n'amahoro. Bye, ndabakunda, duhurire mu yindi video.